Nimuzarebe aho umuntu avuka, nimuzarebe idini rye, nimuzarebe aho atuye cyangwa aho bamwohereje. Muzarebe inkomoko ye, umuryango we n'indangagaciro ze. Mwe mujye mwibuka ko muri abana b'igihugu kandi ko mugomba kwiga gukora no kwiyubaka. Bino bokotala kaka ke oyo azali mwana ya Kongo esengeli osungaye osalela ye. Leta y'igihugu cyanyu izakomeza kubaha uburezi bwiza n'amahirwe kugira ngo muzabashe gutera imbere. Mwigere kandi muzaba abantu bafite inshingano. Ku ruhande rwanjye na Generali Kasumbu Kawi na Jean Pierre ndishimira cyane uko ibintu bimeze. Ndabona ko uyu munsi ari umunsi ukomeye aho urubyiruko ruri gutegurwa kugira ngo uzagire uruhare mu kubaka igihugu. Kuba muri aha, kuba muri iyi gahunda yo kwiga no guhugurwa ni ikintu gikomeye cyane, mugomba kubyitaho kandi mugomba gukoresha neza aya mahirwe yose. Muzajya ku rwego rwo kubaka ndetse kuba abantu bafite inshingano, kuko iri ni ishuri ryuzuye ribategura kugira ngo muzabe abakozi b'igihugu cyacu. Muzahabwa nimero z'akazi, muzahabwa umushahara uzabafasha kwita ku mibereho yanyu no gufasha imiryango yanyu. Muzagira ubuzima bwiza, mugire icyizere kandi muzagirane urukundo hagati yanyu ndetse mugire urukundo ku murimo no ku bavandimwe bacu b'Abanyekongo. Ndabasaba gukomeza uko mwitwara, gukomeza kwihangana no gukora cyane, kuko ibyo mukora ni ukwiyubaka no kwitegura ejo hazaza. Murabona ko hano hari abayobozi benshi ba leta. Twanakoze inama y'abaminisitiri aha hantu mu buryo bukomeye. Birerekana ko ibintu biri gukurikiranwa kandi ko ikibazo cyanyu gifite agaciro mu gihugu cyose. Indangagaciro zanyu, disipurine n'imyitwarire myiza mwagaragaje nibyo bituma abayobozi babishimira. Mukomeze kwitwara neza no gukora inshingano zanyu neza, kuko igihugu cya Kongo kibakeneye mu kubaka ejo hazaza hacyo. Yes, ubu ni ubutumwa bukomeye cyane bwagejejwe ku rubyiruko rw'Abanyekongo, aho abayobozi babibukije ko ejo hazaza h'igihugu ushingiye ku myitwarire yabo, disipurine n'ubwitange mu gukorera igihugu. Ni ubutumwa bwibanze ku kuba umwana w'igihugu adakwiye gucibwa intege n'aho akomoka, idini rye cyangwa aho atuye, ahubwo akwiye guhabwa amahirwe yo kwiga, guhugurwa no kugira uruhare mu kubaka igihugu. Ariko se ni iki cyihishe inyuma y'ubu butumwa? Ni iki bivuze ku rubyiruko n'igihugu cya Kongo muri iki gihe? Reka tubirebere hamwe. Ariko niba utarakanda subscribe, banza ukande subscribe kugira ngo ukomereze iyi nkuru. Nawe winangiye umutima kanda. Mu ijambo ryatanzwe imbere y'urubyiruko rwari mu mahugurwa, umuyobozi yavuze ko igihugu kigomba kureba ubushobozi n'indangagaciro z'umuntu kurusha kureba inkomoko ye. Yagize ati mu kubaka igihugu ntakwiye kubaho kureba umuntu hashingiye ku karere avukamo, idini rye cyangwa aho atuye, ahubwo hagomba kurebwa ubushobozi bwe, imyitwarire ye n'ubushake afite bwo gukorera igihugu. Uyu muyobozi yashimangiye ko urubyiruko ari rwo mbaraga z'igihugu, ariko ko kugira ngo rugire uruhare rukomeye rugomba kubanza kugira ubumenyi, disipurine ndetse n'umurava. Mu magambo ye, umuyobozi ubwo ni Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo
yasabye urubyiruko kutumva ko amahirwe bafite ari ibintu bisanzwe. Yababwiye ko iyo leta ishyizeho gahunda zo kubaha uburezi, amahugurwa n'ubumenyi, intego aba ari ukubategurira kugira ngo bazabe abantu bashobora kwihangira ejo hazaza. Yagize ati urubyiruko rugomba kwiga gukora kandi rukagira icyerekezo. Kuri we, umuntu wifuza gutera imbere agomba kugira inshingano, akamenya ko igihugu kimukeneye kandi ko ibikorwa bye bigira uruhare ku buzima bw'abandi. Yasabye kandi abari mu mahugurwa gukomeza kugira umuco wo gukorana, kubahana no gukorera hamwe. Kimwe mu bintu byagarutsweho cyane ni discipline. Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yavuze ko umuntu wese ushaka gukorera igihugu agomba kugira imyitwarire myiza, kubahiriza amategeko no kugira umutima wo kwitanga. Yasobanuye ko amahugurwa atari uguhabwa ubumenyi gusa, ahubwo ari no kubaka umuntu ufite indangagaciro. Ati umuntu ushobora kuba afite ubumenyi bwinshi ariko adafite discipline ntago ashobora kugira uruhare rukomeye mu iterambere ry'igihugu. Ni byatangajwe na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Niyo mpamvu yashimangiye ko abari muri aya mahugurwa bagomba gufata neza aya mahirwe, kuko ari uburyo bwo kubategura kugira ngo bazabe abakozi b'igihugu bafite inshingano. Mu ijambo rye kandi yavuze ko abazarangiza aya mahugurwa bazagira uruhare mu nzego z'igihugu. Yavuze ko bazahabwa nimero z'akazi, bakazagira umwanya wabo mu kazi, ndetse bakagira n'umushahara uzabafasha kwiyubaka no gufasha imiryango yabo. Yabihuje n'intego yo kugira urubyiruko rufite ubushobozi bwo kwigira no kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu. Umuyobozi kandi, ubwo ni Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ninjya mvuga umuyobozi mujye mumenya uwo mvuga, yakomeje asaba urubyiruko kugira urukundo ku gihugu cyabo no ku baturage. Yababwiye ko gukorera igihugu bidakwiye kuba inshingano ikorwa kubera inyungu gusa, ahubwo bigomba kuva ku mutima wo gukunda igihugu. Yibukije ko abaturage bakeneye abantu bashinzwe, bafite umurava kandi bazi agaciro k'akazi bakora. Muri uyu muhango hanagaragaye ko hari abayobozi bakuru ba leta bari bawitabiriye. Umuyobozi yavuze ko kuba abayobozi bari bahari bigaragaza ko gahunda yo gutegura urubyiruko ifite akamaro gakomeye. Yavuze ko igihugu gikurikirana neza imyitozo n'amahugurwa habwa urubyiruko, kuko ari bo bazagira uruhare mu kubaka igihugu mu gihe kiri imbere. Abayobozi bashimye kandi imyitwarire myiza y'urubyiruko. Rero nuko nguko bimeze. Bwo nibwo butumwa bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwo yaganiraga n'uru rubyiruko. Gusa nago yari wenyine ahangaye, kuko yari ari kumwe na General Kasumbu Kawi na Jean Pierre, akandi yari ari kumwe n'abandi bayobozi batandukanye b'urubyiruko. Ubwo nuko bimeze. Reka dutegeze turebe uburyo ibintu bimeze. Ubwo nakubwira ngo komeza gukurikira The Quick Times News kugira ngo ukomeze kuryoherwa na gahunda zacu. Amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze bane nawe. Gahunda za The Quick Times News zikomeze zikunogere.